baramubwira ati ariko Mose ninde waguhaye ubutware n'ubushobozi wagize ngo ni wa munyegiputa wishe warangiza ukamuhisha munsi y'umucanga ngo Mose ahita atinya ngo aravuga ngo byaramenyekanye. Mbonereho kubwira abantu bose banteze amatwi bari impande zose z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu ufite uwumva ariko message mfite ni message abantu bashobora kumva bakumva ari nk'ibintu bisanzwe ariko ntabwo ari ibisanzwe. Mu ruhande rwanye nk'uko nge nahamagawe Imana yankuye ahantu habi mvayo rero nanjye numva mfite ishyaka ryo kubwiriza abantu Imana ikabakura ahantu habi kuko hari abantu nkumva hari abantu benshi bababaye nk'uko nari mbabaye kandi koko Asuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'u Rwanda. Ineza y'Imana ikomeze kubabaho, umugisha w'Imana ubabeho, Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu mu izina rya Yesu. Je mwumva ni Bernard kuri kamera za Yesu ni byose TV, murahobonaho umugabo w'Imana. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amakuru y'iminsi turashima Imana. Mumeze neza? Tumeze neza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Abakunzi bacu murumva ko turi kumwe n'umugabo w'Imana, n'umukozi w'Imana. Imana igiye ikoresha imirimo itandukanye ndetse ari bugenda nababwira. Rero niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora, ukore share ndetse na like na comment kugira ngo udufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Umukozi w'Imana watangira twibwira? Nitwa Niyonzima Vincent, benshi arabanzi ku izina ry'umuhungu wa bosi, bari ahantu hatandukanye, nayo nayanjye. Ndi umugabo rero, mfite umudamu n'abana 3, ndakijijwe ndashima Imana. Ukorera umurimo w'Imana he? Nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Muri ADPR niho nkorera umurimo w'Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Ngira ngo bakunzi ba Yesu ni byose TV murumva ko turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi ufite byinshi byagiye bihembura imitima y'abantu. Rero uyu munsi ni umugisha kugira ngo nawe udukurikiye hagire byinshi biza kuguhembura. Twatangira usenga weragiza Imana ndetse tweragiza Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kandi tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko uri Imana nziza, uri ibyiringiro byacu, uri umufasha utabura mu makuba ndetse no mu byago, uri Imana igiturengera ku manywa na nijoro, uri Imana itagitureka itaginaduhana. Uwiteka izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko turi bazima, waturinze, nta gikuba cyacitse kuri twebwe kandi kuba turiho ntabwo ari uko twirukanse ngo dusige ibyatwirukansaga, ahubwo watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Uwiteka nuhimbazwe. Turakuhendahenze rero ngo ubane natwe muri iki kiganiro, imbaraga z'Imana zuzukire kubana natwe, ubwiza bw'Imana butugaragareho, amavuta aturuka hera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko kuri bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Uri kutwibwira hari ijambo wakomojeho ngo umwana wa bosi. Umwana wa bosi bishatse kuvuga iki? Umwana wa bosi ndabizi hari abantu benshi baba banteze amatwi bahita banyumva, ntanarivuze bahita bavuga ngo dore umuhungu wa bosi. Umuhungu wa bosi ni Imana, ntabwo ari umuntu. Imana rero niyo bosi, niyo data wa twese. Urabizi Imana igira amazina menshi. Imana ni bosi, ni data. Mbese Imana uvuze amazina yayo bwakira bugacya. Umurengeze no mutabara. Aho niho ukura izina ryo kuba umwana wa bosi. Aho nkura kuba umwana wa bosi nuko Imana ubwayo yanyibwirira ambwira ngo ntihagire ikibazo nzajya ngira. Mbwira ati wowe humura uri umwana wanjye, ntukagire ikibazo ufite bosi. Mpita mvuga rero ndi umuhungu wa bosi kandi ko kurumva nibyo nicyo yashatse kumbwira. Biragaragara ufite na confidence zabyo. Uri umwana w'Imana, uri umwana wa bosi. Kuba umukozi w'Imana se byo? Kuba umukozi w'Imana urumva ni amagambo ajya gusa. Kuba umuhungu wa bosi, kuba umukozi w'Imana
twabikomojeho turavuga ngo igira amazina menshi. Usibye ko umuntu yagiye kubitekerezaho wenda akabikomantaho byagira, ariko ni amagambo asa, ni amagambo asa ku muhungu wa bosi, ku umukozi w'Imana, byose ntacyo bidutwaye, ku mwana w'Imana byose ni sawa. Turi abana b'Imana, turi abakozi b'Imana, ndetse turi n'abatambyi ku ngoma ya Kristo. Imana iguha umugisha. Umukozi w'Imana, ubundi umaze igihe kinini ukijijwe cyangwa? Ntabwo maze igihe kinini, ni igihe gitoya, kuko nakijijwe mu mwaka wa 2007. Urumva ko mazemwo imyaka 14, aho ngaho 14 gutyo 15 gutyo. Nihe hantu njya numva ukunda kuririmba ikorasi ngo Mana aho wankuye, ahantu Imana yagukuye uhora uririmba hadasanzwe itakuye abandi nihe? Ahantu Imana yankuye, Imana ishimwe cyane. Ubundi iyo dusubije amaso inyuma ugatekereza aho Imana yagukuye, ubundi bakunda kuvuga ngo iyo utazi iyo wavuye ntumenya naho uri kugira ute, naho uri kujya. Rero mu gakiza, kimwe mu bintu bishobora kugufasha ni ukuba usubiza amaso inyuma ukibuka aho wagize ute, aho wavuye. Kuko n'Imana ubwayo yagiye ibibwira Abisiraheli, natwe ubwacu ijya ibitubwira iyo turi gusenga, ikavuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzagire mute, ntimuzibagirwe. Nimugera ahantu heza ntimuzibagirwe. Nimubona amazu meza ntimuzibagirwe. Rero bisobanuye ngo kugira ngo unambane n'Imana, utindane n'Imana, ni uguhora utekereza imirimo Imana yakoze, ukareba inyuma, nibyo biguha n'imbaraga. Kuko hari amagambo Dawidi yavuze mu gitabo cya mbere cya Samweli, ndumva ari ibice bya 17 umurongo wa 37, ayabwira Sawuli, aravuga ngo ubwo yandokoye mu nzara z'idubu n'intare, ngira nankiza kuri uriya Mufilisitiya utaragize ute, utarakebwe. Urumva yarasubije amaso inyuma, yibuka ibyintu Imana yagize ite, yakoze. Mu yandi magambo, ibintu Imana yakoze mu gihe cyatambutse biguha imbaraga zo gusuzugura ibyo ugezemo. Amen. Rero nanjye gusubiza amaso inyuma, nsubije amaso inyuma nsanga Imana yarakoze imirimo n'ibitangaza. Kuba uyu munsi nduwo ndiwe, nkishijwe, mfite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, numva Imana ari iyanjye, nanjye numva mfite confidence yuko Imana nyir'ururembo twerekezamo turi kumwe, nyihamagara ikanyumva, mbese itandi kure, nanjye integera amatwi. Numva rero mfite confidence, kandi impamvu mbivuga kera siko byari bimeze, ntabwo twari tuyizi, ntabwo twari tuzi Imana rurema, twari twumvaga ibintu abantu bavuga Imana zindi n'iki tutazi guhitamo ngo dusobanukirwe Imana nzima yaremye umuntu, Imana itegeka bikaba, yayindi yabwiye Mose ngo nitwa Uwiteka, nitwa ndiho, tutazi kuyitandukanya n'izindi Mana abantu babaga bavuga. Buriya Imana ni nyinshi, abantu bo hanze habiringiye Imana nyinshi, ariko twabonye Imana iruta izindi Mana zose, n'Imana yitwa Uwiteka. Iyo Mana wabonye wayiboneye he mukozi w'Imana? Imana nayiboneye mu gihe Imana yankuraga mu byaha. Maze kunkura mu byaha, nari umuntu w'umunyabyaha ukomeye. Buriya iyo tubivuga tuba twumva ari ibintu bikomeye. Kubona umuntu, urugero, wenda yari umunywi w'inzoga, yari umusinzi, yabaga mu kabari, ariko ukabona ikintu kigufata kikagukura mu kabari, ntongere kujya mu kabari, ntongere kurara mu kabari, ntongere gusinda. Ntabwo bijya bishobokera abantu bose, ariko ku Mana bigize bite, birashoboka. Mbonereho njya nkunda kubibwira abantu, tujya dukunda kuganira cyangwa dukorana ibiganiro, nkababwira ngo iyo wahuye na Yesu neza, ntabwo usiga uko yagusanze. Yesu rero ni umugabo mwiza, iyo ugize umugisha mugahura, ntabwo usiga uko yagusanze. Nanjye rero nagize umugisha mpura na Yesu, Yesu ntiyansiga uko yansanze. Nari umusinzi, usinda rwose. Hari igihe abantu bajya babyumva, abo tubana bigeze bumva ubuhamya bwanjye ku Mavuta TV n'ahandi ku zindi cano hose ahantu nagiye mbutanga, barambwira ati ariko nawe muba mukabya kugira ngo ibintu byanyu byumvikane. Oya, ntabwo tuba dukabya. Hari umuhanzi umwe yaririmbye aravuga ngo ahantu yadukuye hari habi, iwabo w'inyamaswa mu butayu bugize bute, budatuwe, hari habi. Rero ahantu Imana yadukuye ni ahantu habi, ku buryo kutahavuga twumva tutabishobora. Kuko iyo umuntu yakugiriye neza umva udashobora
kumwirata wumva wamwirata, n'ukiza indwara arayirata. ukiza indwara arayirata. ubwo umuntu utabasha gutanga ubuhamya ngo avuga aho Imana yamukuye nuko aba ataravayo neza cyangwa agatima kakirehareha gusubirayo. Kimwe mu bintu byerekana umuntu wahuye na Yesu cyangwa se wakishijwe nuko avuga ibyo Imana yamukuyemo cyangwa se aho Imana yamusanze. Iyo rero utarabivuga biba bigaragara ko hari iki kibura mu nzira urimo, hari iki kibura, nta confidence, nta cyizere urigirira mu nzira wamaze kugira ute kwinjiramo. Rero twebwe twamaze kumva twifitiye icyizere, tuzi ko uyu mwami azatujyana mu ijuru. Imana ishimwe cyane, azatujyana mu ijuru. Na niyo mpamvu twumva tumuhagazeho kandi nawe yaduhagazeho. Utagira isoni zo guhamya aho Imana yagukuye. Ntabwo tugira isoni. Ubundi iyo Yesu wahuye nawe neza, ntabwo ugira isoni zo kuvuga ngo yankijije ubusambanyi, ntabwo ugira isoni zo kuvuga ngo yankuye mu nzoga. Hoya, kuko uba uzi ko wabikijijwe. Pawulo yarabivuze neza, aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kwakira nde Kristo. Ibyo byose rero tuba tubibona nk'ibintu bisuzuguritse, nk'ibintu twaciyemo, ndetse ukanibaza ukavuga ati iyo nza kubimenya nkanakira Yesu kare sinirirwe mbijyamo. Ariko ni ibintu biba bitarashobotse. Yesu rero yankuye mu businzi, Yesu ankura mu buraya, Yesu ankura kumwe nanywaga itabi, mbese nabayeho umusitari, niganye abasitari. Nubwo wenda mu buryo cyangwa se imirimo nkora itanyemera kuba nafata amaderede ngo nshyireho cyangwa se nambare amaherena. Wigeze ugira direde se? Oya, ntabwo nigeze nzigira, ariko icyamfataga ni akazi nkora. Ariko ubundi nta niganaga abasitari, nanyweye itabi, nywa ku rumogi, nigana abasitari, nari mfite ingendo ngenda ntihengetse, nambaye za pocket zingize ujya ubona. Mbese urumva ko nanjye nageragezaga kwigana. Mbese isi wayibayemo? Isi nagerageje kunyuraho mu byaha, ariko hanze ni habi. Hanze ni habi. Tukiri aho ngaho, iyo tuvuga ngo isi wayibayemo tuba tuvuze yenda ibyaha, kuko n'ubu umuntu aracyari mu isi. Nkavuga ngo yenda ni irihe somo wahuriye muri ibyo byatumye bibikuzinuramo? Urabona, ijambo ry'Imana avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Ngewe ntabwo sinakubwira ngo hari isomo runaka nahuye naryo ryatumye mfata umwanzuro. Ntaryo. Ahuye mu mbaraga zayo, mu buhanga bwayo, inkuza mu byaha ubwenge bwayo, ndi kubyita imikino, nshiduka namaze kwinjira mu Mana, numva biranyuze, numva nshaka kugumamo, kuko nari mpaboneye ibyo ntigeze mbona hanze. Yenda umuntu yakwibaza, abantu benshi bagiye banywa inzoga barasinda. Hari n'abavuga ngo inzoga si icyaha, ngo kiba icyaha bitewe n'idini yasengeramo cyangwa n'imyemerere ye. Navuga umuntu yagira amatsiko ati, mu gihe wari ukiri muri ubwo buzima bwo kunywa ibiyobyabwenge, harimo inzoga ndetse n'urumogi n'ubwo busambanyi, ikintu utazibagirwa wavuga ngo wabonyemo, wabwira abantu ku buryo bavuga bati uyu muntu yahavuye ni iki? Urabona, ibintu utazibagirwa ni byinshi. Ni byinshi mu byaha. Iyo unabyibutse wumva ugize agahinda. Wumva ugize agahinda, kuko ntabwo umaze gushyika mu gakiza, umaze kurya ku munezero w'agakiza, umaze kumva ukuntu Yesu agira neza, ugasubiza amaso inyuma ukibuka ukuntu waraye nko mu kabari bukagukeraho, wumva ubabaye. Umwanya warapfuye. Wumva wahita uririmba ya korasi ivuga ngo Mwegiputa sinzasubirayo, n'abari Imana igira ite iratabare. Wibutse ukuntu umuntu anywa itabi, ukanywa itabi rimwe na rimwe ukabona rirasebetse, ukabishaka guhishahisha ntibyemere, ahubwo ukazageraho ukarigaragaza. Mu by'ukuri itabi abantu bararinywa, ariko burya naryo si ryiza. Itabi rishobora kugutesha agaciro. Itabi ryagutesha agaciro. Umuntu ashobora no kukubona akakubaha, akabona guhaye agaciro, ariko wafata itabi washyira ku munwa agahita
agahita agabanya cya cyubahiro cyose yaguhaye, agahita kigabanya kikava nko ku ijana kikagera kuri 50%. Itabi ryo ni dayimoni ikomeye, kuko nicyo kintu cya mbere nabonye banywera no mu bwiherero muri tuwarete. Nicyo kintu cya mbere nabonye banyweramo, ahubwo wakwibaza ngo mu gihe birumvikana n'ubuzima bugoye kandi bukomeye wanyuzemo, ariko yenda niki kintu mu gihe wabaga wanyweye ibyo biyobyabwenge, niki kintu byagukoresheje utazibagirwa? Ibintu inzoga zankoresheje ni byinshi, ariko ndibuka ikintu kimwe. Hari ikintu kimwe inzoga zangiye zinkoresha, nsanga ko inzoga ni dayimoni. Kuko inzoga ushobora kujya kuzinywa ufite amafaranga, nubwo yaba menshi, uko yaba angana uko ariko kose, bwacya mu gitondo ugasanga nta n'amafaranga n'atanu ufite, kandi atari ukuvuga ngo ni uko wanyweye inzoga zihwanye n'ayo mafaranga, ahubwo ntiwamenya uburyo dayimoni akoreramo. Niryo rya jambo rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Bisobanuye ngo hari ukuntu baba bakwibira mu kavuyo, hari ayurekura ugatanga menshi wishyura. Mbese iyo wamaze kunywa inzoga, dayimoni agufatira aho ngaho ku buryo n'igihombo kiboneka, ushobora kubura ikintu kandi wagombaga kukibona cyari kigufitiye umumaro kurusha za nzoga. Rero ayo ni amasomo yose nagiye ngenda niga. Kuba wararunywa inzoga ufite amafaranga uhagije, bwacyo ugakenera ikindi kintu gifite umumaro kandi ukabura aho ukura amafaranga kandi wari ufite amafaranga uhagije. Bishatse kuvuga ngo hari igihe abantu bareka inzoga kugira ngo yenda basevinga ayo banyweraga bazayakoresha ibindi, atari ukuvuga ngo yenda ni agakiza. Gusa nabyo birashoboka, ariko nabyo birashoboka kuko urumva niba umuntu ajya mu kabari akanywa inzoga z'ibihumbi 50, n'ijana bararinywera, na 200 barayanywera, na 300, ndetse kuzamura biterwa n'urwego umuntu arimo. Hanyuma wakibaza ukuntu umuntu yanywera ayo mafaranga, wenda ari kunywa inzoga ifite agaciro wenda tuvuge k'ibihumbi 5 imwe, ariko ugasanga yanyweye ibihumbi 300, kandi iyo nzoga imwe yonyine ashobora kuyinywa ikamusindisha. Sinzi niba gusinda twabyita guhaga, sinzi niba twabyita guhaga, ariko ashobora kunywa imwe ikamusindisha cyangwa se ikamuhaza. Bishatse kuvuga ngo kunywa inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge byaragukeneshaga. Ubundi icyaha uragikora, Yesu aranakibabarira, ariko burya ingaruka z'icyaha zibaho. Wakunze kwibanda ati hari n'ibyo ntakoze bitewe n'akazi kandi nakoraga. Ku kazi wakoraga katakwemereraga kugira ibindi urenzaho ku byo wakoraga, ni akahe? Wari umupasitoro, wagira gute? Akazi wenda abantu bamaze kugenda bamenya, baba bamaze no kubisobanukirwa, utiriwe umbaza. Ariko nta n'ikibazo gihari nabivuga. Njyewe ndi umusirikare, rero ntabwo cyagombaga kunyemera kuba umusitari mu buryo bugaragara. Narabyikoraga nyine, ariko ntabwo nabigaragazaga kuko byaba ari amakosa, byari kumviramo amakosa. Ariko narabigerageje mu rwego rwanjye, kandi nagiye mbihuriramo n'ingorane nyinshi. Dufite igihombo cyinshi, ibyaha byaduteje, ariko dushimiye Yesu waduhamagaye. Waduhamagaye akatwomora inguma, akatugirira neza. Uyu munsi wa none tukaba turimo tugenda twibagirwa ibikomere twahuye nabyo mu byaha. Akenshi ngiye nkubona mu itangazamakuru, kuri social media, amaplatform atandukanye, utanga ubuhamya, navuga akazi ukora nk'uko bivuze ko uri umusirikare. Se ibyo bintu nta ngaruka birakugiraho? Uravuga ingaruka? Ntabwo bimenyerewe ko ingabo z'igihugu cyangwa se abasirikare bakoresha social media, bakora ivugabutumwa ritandukanye. Ntabwo byari bimenyerewe. Wowe bigenda bite? Se nta kibazo kindi bijya bikugiraho? Numva nta kibazo binteye, kuko
ikibi ni ukurenga umurongo ukavuga ibyo udakwiye kuvuga. Ariko ngira ngo kuvuga Yesu nta kibazo. Kuvuga Yesu nta kibazo, kuvuga Imana nta kibazo. Erega Imana niyo itubeshejeho, niyo ifite ubuzima bwacu. Ifite ubuzima bwacu, nta muntu uri kure y'Imana ku buryo ubuzima bwiwe Imana itabufite. Bisobanuye rero ngo nta muntu wemewe kumenya Imana n'udakwiye kuyimenya. Ahubwo umuntu wese wamaze gusobanukirwa akamenya ko Imana imufiteho umugambi, akayimenya, yumva yayivuga kandi akayihereza icyubahiro. Niyo mpamvu rero Imana nyivuga. Kuba mvuga Imana numva nta kibazo kirimo. Kuba mvuga Imana numva binyuze. Ikibi nuko nareka kuvuga Imana nkavuga ibindi, ariko mvuza Imana yanjye nyir'ururembo twe nterekezamo, rudatetereza abayisunze, igiti cy'inganzamarumbo, samba itarumba ubwugamo bw'umugaro, mutabura uko igenza abantu bagize bate bayubaha. Mba numva nta kosa nkoze. Uba wumva nta kosa ukoze. Ni ibintu tutari tumenyereye, ariko ugaragaza ko ufashe iya mbere mu kwamamaza ubutumwa bwiza, mu kuvuga ubutumwa bwiza kandi bidakuyeho n'ibindi bindi. Ahubwo nakwibaza ngo Bibiliya igaragaza ko abizera, abakozi b'Imana, abakristo nabo ari abasirikare ba Kristo. Nkibaza ngo mbese ni gute uhuza igisirikare cya Kristo ugahuza n'igisirikare cy'ubuzima busanzwe? Ngewe kuba ndi umusirikare mu buzima busanzwe, nk'abantu nkijijwe, nk'abantu n'umusirikare wa Kristo, kuko hari indirimbo uvuga ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Rero kuba ndi umusirikare wa Yesu nkaba ndi n'usanzwe, numva bimfasha kuko ni ibintu bijya gusa. Numva bidakwiye kumvuna kuko mba mfite kimwe nsanzwe mbamo, nkaba mu kindi bigahita bihura neza. Ari ijambo riri muri Petero rivuga ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu buzima bakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Iryo jambo rifata ute nkawe? Gusa ikintu nakomojeho, hari ijambo navuze, ndavuga ngo Imana yacu yaba ukomeye yaba uworoheje, Imana imufiteho uruhare. Kandi mu bantu bamaze gusobanukirwa Imana neza, Imana uko yashaka niko yagira ite yakugira, niko yakugira. Burya nubwo ujya ubona abantu biyemera mu ndakigira kingi, ariko Imana yabyinjiyemo, uko yashaka niko yakugenza. Kuko iyo tugiye dusoma Bibiliya usanga umugabo witwa Sawuli yahuye na Yesu. Ahura na Yesu, yari umuntu wumva ari igihangange, yumvaga adasanzwe. Natwereka ntabwo twari tworoshye, ariko twahuye na Yesu aratugonda, duca bugufi, tumanika amaboko, turavuga turi nyakubahwa. Sawuli rero ahuye na Yesu, iyo usomye Bibiliya usanga ngo yari ari ku ndogobe cyangwa se ku ifarashi, arimo agenda, ifarashi irahinanguka yikubita hasi, nawe agwa hasi, birumvikana, atangira kuvuga ngo ninde ndenganya. Iyo usomye Bibiliya usanga n'abasirikare bari bari kumwe barakomeje kumva avuga ijwi rivuga ngo ni ngewe urenganya. Bakumva umuntu uvuga, bakumva Yesu avuga, ariko ntibamubone. Turinde mwami ngo ngukorere. Ariko birashoboka ko na Sawuli ntabwo yari yasobanukiwe uwo muntu wamufashe, uwo bahuye arinde, kuko yavugaga ngo urinde mwami wowe ndenganya. Rero icyo nari nshatse kuvuga ni iki, nshatse kuvuga ko Yesu, Mana ishimwe cyane, Yesu ni umugabo ufite imbaraga, Yesu ni umugabo uhagije, mbese ni umugabo udasanzwe. Njya ngenda musoma mu byanditswe ngasanga Yesu ararenze. Yesu nashimwe cyane. Rero hahirwa umuntu Imana itoranye ikamwiyegereza. Niko Bibiliya bivuga neza muri Zaburi ya 65:5. Hahirwa umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza, ngo kandi wazahazwa n'ibyiza byo mu rusengero aheraho Imana. Rero kugira umugisha ugahura n'Imana, uwo waba uri we wese, upfa kuba we nyirabyo wabyakiriye. Numva
nta kibazo kiriho. Bibiliya iravuga ngo umukozi ku murimo niwe Imana yishimira. Ibyo ukora byose, haba umurimo w'Imana n'izindi nshingano, ni byiza ko umuntu agenda anoza ibyo akora. Nibyo Yesu yagiye avuga ko buri wese mu cyo akora akwiriye kugikora neza. Rero umukozi w'Imana uyu munsi zumubwira ngo hari message mfite yihutirwa, hari ubutumwa nshaka gutambutsa, nagira ngo muri kano kanya nguha akanya ugeze abantu ho message Imana yaguhaye yashyize ku mutima wawe nk'uko wifuje kuyitambutsa. Message mfite ni message abantu bashobora kumva bakumva ari nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe. Mu ruhande rwanjye nk'uko njye nahamagawe, Imana yankuye ahantu habi, mvayo rero nanjye numva mfite ishyaka ryo kubwiriza abantu, Imana ikabakura ahantu habi, kuko hari abantu nkumva hari abantu benshi bababaye nk'uko nari mbabaye, kandi koko si ukubyumva koko barahari. Rero numva ariyo message mba nshaka gutanga buri gihe, mpamagara abantu ngo bave mu Egiputa kugira ngo baze mu rugo rw'Imana, Imana ibagirire neza, cyane ko iminsi dusigaje turimo turacunguza uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Turimo turihuta, turimo turacunguza. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo ndimo ndamaranira kugeraho dutanguranwa, kugira ngo mpabwe ingororano zo mu guhamagarwa kwa Kristo Yesu. Rero message mba ndi kubwira abantu bose banteze amatwi, nibahunge umujinya ugiye kugira gutera. Iyo mvuze umujinya ugiye gutera, ntabwo mba mvuga umujinya mu buryo bugaragara bw'umubiri, ahubwo mba mvuga uwo mujinya ugiye gutera mu buryo bw'umwuka, umujinya wa Satani. Rero nasoma ijambo ry'Imana, tugasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, turasoma ibice byaho ni bitatu. Tusoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu, twumva icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe. Haranditse ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imediyani, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro, iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe, kandi Yesu akomeze guhabwa icyubahiro. Rero iyo usomye izi nkuru ndimo mvuga ukazisoma zose, nubwo dusomye amagambo make, ariko uyu Mose bisobanuye ngo watoraguwe mu mazi. Uyu Mose ni Mose wavutse, ahavuka mu gihe kigoye, na niyo mpamvu uzasanga bavuga ko ari ishusho ya Kristo. Avuka mu gihe kigoye, ubwo Farawo yari yarategetse ko bagomba kwica abana bose b'abahungu. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma amaze kuvuka icyo gihe, ngo nyina amuhisha amezi atatu. Amaze kumuhisha amezi atatu, ngo abona bazamumwicira mu maso, ahitamo kuboha agatebo ngo akabohesha ibumba n'ubushishi, agahomesha ibumba n'ubushishi, arangije ajya kumuhisha ku ruzi. Ariko kubera ko Imana yari imufiteho umugambi, Imana ishimwe cyane, amaze kumushyirayo, ngo nuko Miriyamu mushiki we ngo aravuga ngo arahaguma ategereze arebe ikiri bube kuri musaza we. Imana itugirire neza. Hanyuma Imana yacu nyir'ururembo twerekezamo ihita imanura umukobwa wa Farawo aza ku mazi. Kandi iyo usomye usanga nta gahunda yari ifite, ariko yahise ayigira kubera Imana, kugira ngo umwana nka Mose Imana ifiteho umugambi agire ubutabazi. Imana yacu tugirire neza. Mboneraho kubwira abantu bose banteze amatwi, ntihagire ibindi bintu bishingikiriza cyangwa bahanga amaso, kuko Imana yacu iyo ije kugutabara ntabwo igira ibintu ifatiraho cyangwa se irebaho. Ugirira umugisha aho wawuburiye, ugirira umugisha aho abandi bawuburiye, ugirira umugisha ko
ku musozi mubi abandi bita ngo ntawawuboneraho umugisha, Imana itumuwugiriraho umugisha kubera kuko uri umuntu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero araza ashyitse aho ngaho, babona ko ako kato karimo urwo ruhinja, anamenya ko ari uruheburayo, anamenya ko atari urwo mu bwoko bw'iwabo, ariko kuko Imana yari yarumukundishije ararukunda. Yesu ashimwe cyane. Amaze kurukunda ararufata ararutwara, arangije ntiyarutwaye gusa ahubwo yahise arwita umwana we, ngo Miriyamu aramubwira ngo reka ngende nkuzanira umuheburayo wo kumukurerera kugira ngo arerwe n'ubwoko bw'iwabo, ariko bamurere yitwa umwana w'umwami. Imana yacu igira inzira zirenga ibihumbi. Imana yacu ni nziza. Imana yacu igira neza bugacya bukira. Hanyuma arangije ngo aragenda azana Yokabedi nyina wa Mose. Nyina wa Mose arangije ajyana uwo mwana wiwe akajya amurera yitwa umwana wa Farawo, kandi ari umwana wiwe. Imana tugirire neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mose rero yaje gukura twihuse, arakura ariga, yiga amashuri akomeye, ndetse ku buryo bamuteguraga kuba ari uzasimbura umwami Farawo. Imana yacu tugirire neza. Ariko kuba yari buzasimbura umwami Farawo hari kondisiyo atari yujuje. Imana yacu tugirire neza. Kondisiyo atari yujuje zo kuba yasimbura Farawo ni izihe? Ntabwo yasengaga ibigirwamana by'umwami Farawo ngo abandi bajyaga kubiramya no kubihimbaza, wagasigara yibereye aho ngaho, kubera ko kimwe mu bintu byatumye Imana yemera ko asubira iwabo akajya kurererwa kwa Yokabedi ngo kwari ukugira ngo yigishwe Imana yitwa Uwiteka, Imana nyir'ururembo twerekezamo. Imana yabwiye Mose ngo nitwa ndiho, kwari ukugira ngo ayisobanukirwe, amenye Imana itandukanye n'ibigirwamana, amenye ko ari Imana ishobora byose. Mose rero yakuze azi Imana ishobora byose. Amaze kuyimenya ajya kwa Farawo, yaramaze kubyibuhira mu mutima we, ayigendana. Muririmbyi w'ikorasi yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo ni byiza kugendana n'Imana. Eliya baragendanye, Imana iramugabira. Imana ishimwe cyane. Mose rero yabaye kwa Farawo yaramaze gusobanukirwa Imana. Imana yacu tugirire neza. Nta bindi bintu wakirirwa umubeshya, nta bindi bintu wamucangacangiramo ngo akwemerere kuko yari yarayisobanukiwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma Mose rero ngo bajya gusenga ibigirwamana we ntajyeyo, ngo ariko igihe kimwe Mose ngo aza kuba ari gutembera mu butayu, ngo asanga umuheburayo n'umunyegiputa barimo kurwana, ngo arangije afata wa munyegiputa aramwica, ngo amuhisha munsi y'umucanga. Imana yacu tugirire neza. Ngo amaze kumuhisha munsi y'umucanga, ngo ariko arabanza areba hirya no hino, ngo aritegereza, ngo arangije abonye ntawe umureba, ngo amushyira munsi y'umucanga nyine, ngo arangije ngo arigendera. Ngo nkeje arongera aragaruka Mose, ngo asanga abaheburayo babiri barimo kurwana, barimo batongana. Arababaza ati niki gitumye niki muri gupfa, niki kibazo mufite kugira ngo nkibakemurire? Baramubwira ati ariko Mose, ninde waguhaye ubutware n'ubushobozi? Wagize ngo ni wa munyegiputa wishe, warangiza ukamuhisha munsi y'umucanga? Ngo Mose ahita atinya, ngo aravuga ngo byaramenyekanye. Mbonereho kubwira abantu bose banteze amatwi bari impande zose z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu, ufite uwumva ari kumva iri jambo, nahunge umujinya wa Satani, nahunge umujinya wa Satani, kuko Satani afite umugambi wo kugirira nabi abantu, afite umugambi wo kurimbura abantu. Imana yacu tugirire neza. Imbere yawe hari inzira ebyiri, ariko uhitemo inzira ikunogeye, inzira ikujyana mu ijuru, wo kugenda mu nzira ikujyana kurimbuka. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma rero Mose arangije asanga byamenyekanye kwa Farawo ko yishe umunyegiputa, arangije ngo arahunga. Ageze i Mediyani abanayo n'umutambyi w'i Mediyani witwa Yetiro, ngo ndetse amushyingira umukobwa we, ngo akajya aragira intama za sebukwe Yetiro. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ntabwo igibura kugenza. Imana yacu iyo yavuze ngo baho ubaho. Imana yacu iyo yavuze ngo ikugiriye neza ikugirira neza. Muririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo we yatahirije imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya ngo mbese Imana yuriye ibahe. Imana ishimwe cyane. Mose hanyuma ngo aragiye intama za sebukwe Yetiro, ngo aragira ku musozi witwa Horebu, umusozi w'Imana, ngo atambika aragiye intama, ngo Imana iramwitegereza. Imana ishimwe ko dufite Imana itwitegereza. Imana yacu yitegereza abeza n'ababi, ariko ifite
ifite umugambi wo kugira ngo nabe babi babebeza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yatanze Kristo kugira ngo abambwe ku musaraba twebwe tugire dute tubamburwe. Nuko Mose rero arangije, Imana iramuhamagara mu izina. Mose aritaba, iramubwira ngo kwetura inkweto kuko ahangaho uhagaze arahera. Mose arangije kwetura inkweto, Imana iramubwira ngo ngiye kumutuma. Iramubwira ngo ngiye kumutuma. Mose aravuga ngo wantuma nte ko ntasubira muri Egiputa ko Farawo yanyica. Imana yacu itugirire neza. Ariko Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Iramubwira ngo nzajyana nawe. Imana ishimwe cyane. Mose abwira Imana ngo tuzajyana gute? Mbese ntabwo yabyumvaga, ariko Imana iramaze ati icyo nicyo ufite mu ntoki. Aravuga ngo ni inkoni. Terera iyo nkoni hasi, ihinduka inzoka. Ihindutse inzoka, Imana iramubwira ngo ngera ufate iyo nkoni. Imana yacu itugirire neza. Iyo usomye Bibiliya iravuga ngo Imana yari irimo kumwigisha gukora ibitangaza. Iyo abantu rero bashyitse ku musozi w'Imana Horebu, iyo bashyitse ku musozi w'Imana, Imana ibigisha gukora ibitangaza. Aho niho basabanira n'Imana. Imana ikabatinyura, Imana ikabaha imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu. Imana yacu rero itugirire neza. Ngo Mose arangije abwira Imana ngo Mana unkoreye ikindi kimenyetso kimwe, namenya ko ari we tuzajyana, namenya rwose ko ari umugabo nyamugabo. Imana iramubwira ngo shyira ikiganza cyawe mu gituza. Agishyize mu gituza kivamo cyabaye umweru gisa na sheregi, kivuyemo cyabaye umweru gisa na sheregi. Abona kitari buhinduke, ariko ntabyo Imana yacu itahindura, ntabyo Imana yacu idashoboye. Imana iramubwira ngo gisubize mu gituza, agikuramo cyongeye cyabaye nk'uko kimeze. Imana ishimwe cyane. Rero impamvu nari mvuze aya magambo cyangwa twasomye aya magambo, kimwe mu bintu byatumye Imana ihamagara Mose imubwira ngo kwetura inkweto, banavugana imwigisha gukora ibitangaza, imubwira n'uburyo izagendana nawe mu gihugu cya Farawo, kwari ukugira ngo yari purani Imana yari ifite yo gukurayo ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Nawe rero unteze amatwi, va muri Egiputa, va muri Egiputa uhunge umujinya ugiye gutera muri Egiputa. Imana ikugirire neza. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kubwo ubwo butumwa. Ndibwira ko baba badukurikiranye bari mu Rwanda ndetse no hanze barabukurikiranye, kandi ndabizi neza yuko nta jambo Imana ijya ivugira ubusa. Ijambo ryose Imana irariherekeza kandi rigasohoza icyo yari rigambiriye. Rero Imana iguha umugisha. Twasoza tugushimira, tukwifuriza umugisha w'Imana, kandi tugusaba ko usabira umugisha, usengera abantu bari badukurikiye. Harimo abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye, bari muri situasiyo y'ubuzima zitandukanye. Rero twasoza usengera aba bantu, unabasabira umugisha bari badukurikiranye. Kadusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, dusengeye abantu bumvise ubu buhamya, bumvise ijambo ryawe. Hari abagize ibyifuzo bitandukanye, ariko aho bari mu mpande zose z'isi zitandukanye, turabasengeye kuko isengesho ntabwo rijya rigira umupaka. Mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo, turabasengeye kugira ngo abo nabo bagirire neza, kuko uri Imana igira neza bugacya bukira. Ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa, ahubwo rizasohoza icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo. Kandi ijambo ryawe ni inkota ityaye ikubita igahinguranya. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese uduteze amatwi, wumvise ashaka kwegera Imana, umugirire neza, kuko uri Imana ijya yitegereza umuntu uteye intambwe imwe, wowe ugatera 99 umusanga. Urakoze kuko uri Imana igize neza ku muntu wese uduteze amatwi, ukamuhindurira amateka mu buryo bw'umwuka. Tunagushimiye ko iyo umaze guhindura amateka mu buryo bw'umwuka, uyahindura no mu buryo bw'umubiri. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga. Byose nuko dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen.